urugendo runganisha muri gereza mu mva idasakaye. Turabashuhuje inshuti bakunze b'imbarutso ya demokarasi mu bice murimo bitandukanye, turababwiye tuti muhawe ikaze. Ni ku mbarutso ya demokarasi aho tuganira byinshi bitandukanye. Uyu munsi turi kumwe na Jado. Jado, tugwaye ikaze. Murakoze. Imbarutso ya demokarasi. Nanjye nishimiye kuganira namwe. Wakundaga bari barakwise umuvugizi wa Kangondo. Oya. Ntabwo nigeze mba umuvugizi, sinzanaba umuvugizi. Ahubwo njyewe nari impunzi mu gihugu. Ariko Imana ishimwe ko byashize. Ntabwo biracyariho. Ndacyari impunzi. Ubishingira kuki uvuga ko uri impunzi mu gihugu? Bishingira ku bintu byinshi. Ubundi impunzi kubera iki? Uvuga ngo hari ibintu bigera kuri bingahe. Uvuga ngo hari igihe umuntu ahunga intambara. Yego. Hari igihe umuntu ahunga inzara. Hari igihe umuntu ahunga ibiza. Ariko njye nahunze kubwo kwirukanwa mu byanjye. Ubwo mbese urumva ko ibyo bindi rero bitari byo kujya witwa impunzi. Nyine kubera ko nirukanwe mu byanjye mu buryo bunyanyije n'amategeko. Ariko no kubera ko mwanze ingurane. Uri umwe mu bantu banze ingurane, abandi bigira mu busanzwe. Ibyo se bikurahe? Ibyo bikurahe? Ni ingurane isingwa yanze kandi bari bayibaha. Ingurane nyine ni ukuvuga ngo ntabwo ngewe nanze ingurane, ahubwo nanze uburyo nirukanwa mu byanjye mu buryo bunyanyije n'amategeko. Udahawe ingurane ikwiye? Ndahawe ingurane ikwiye byemewe n'amategeko. Ntabwo rero nanze ingurane, ahubwo nuko nanze uburyo nirukanwa mu byanjye uburyo bunyuranyije n'amategeko. Ntabwo nanze ingurane. Ibyo bintu biri muri bimwe byatumye tumara igihe tutavugana, tudakora n'ikiganiro kuko ni wari uhari. Ntabwo nari mpari ko wari uri. Nari ndi he? Ahubwo no kuba utaramenya aho nari ndi, icyo nicyo cyaba ari ikibazo gikomeye. Mu gihe cy'iminsi 411 maze ntari mu gihugu cy'u Rwanda. Wari uri mu gihugu aho bita Madrid. Ahantu haba umurenge ariko nta bendera ribamo. Habaye ibirango ariko. Ibirango bihese biba hanze. Narinda aho bita Mageragere muri gereza. Niba ushaka kugira ngo ubyumve neza. Mvuze Madrid ni imvugo nyine y'abantu bahazi bazi n'ibyaho. Narindi nuvuga ngo ntabwo narindi mu Rwanda, ahubwo narindi aho ngaho nyine muri gereza mu mva idasakaye. Kuki se muhita gutyo? Impamvu yo kuhibita nasanze ariko bahita. Kandi koko niba ugeraho ugasanga hari umurenge, ugasanga hari utugari, kandi umuntu akamenyereye yuko akagari kagira ibendera ry'igihugu, akaba uzi ko ku murenge haba hari ibirango by'ibendera ry'igihugu n'ibindi birango. Hari na ba gitifu babyigiye. Hari na ba gitifu naho aba ba gitifu ese barabyigiye. Kwiga se ni iki? Ubundi buriya kwiga umuntu yiga ubumenyi, naho ubwenge bwe n'Imana ibutanga. Urugendo rwo gufatwa ukajyanwa gufungwa, tubitangiye utubwira ko bakujyanye Mageragere ujya gufungwa. Uratubwira icyo wafungiwe, imyaka wafunzwe, wari wakatiwe. Ntituzi ngo byagenze bite kugira ngo ugarutse uyu munsi. Byagenze bite kugira ngo uyu munsi ufungwe? Kigo bivuga mu kuri kwabyo kuko ibintu byo kuzimiza ntago ngiye mbikunda. Wafunzwe gute? Urugendo runganisha muri gereza. Uko wagiyeyo byari bimeze biti? Ni ukuvuga ngo umugore w'umunyamakuru Theo Mubavu yafashe telefone yanjye yifuadinga message yanjye nipimishirijeho areditinga. Ageze kuri gereza baramufata. Bamufashe, urumva icyo gihe buretse kuri gereza gusa hari hasigaye ikintu cyo kujyayo kuri gusura ukipimisha covid. Ahandi hose byari byaravuyeho. Bamufashe, urumva yarazwi. Umugore ngiye ubwo naragenda asura, ariko ku mutima bati se ibintu ko bidakomeye ntago bikomeye. Buriya n'ubundi abo bafataga hano kuri gereza baboherezaga kuri centre de santé bakajya kwipimisha, buriya nicyo bari bumukorere. Genda ndasura
uwo munsi icyuma bamumpaye saa 11:02 nageze mu gitondo barangije cyakora icyo gihe nyine bambwije ukuri barambwiye ngo twari twamujyanye kwa muganga cyumaje kuko narambwa ngo naniriwe kwa muganga sawa nuko namba ariko yo bambwira gategereza nzi ko wagiye kwa muganga ntabwo ryari kuba rikoze nuko ndataha ngo umugore watewe bahise bamufunga kuri 7 nibwo nanjye baje kumfata bansanga hehe ikinyinya mu birembo baza bitwaje mandadari ngeje Jado nari nkwiye kuzana mandadari bari bakwiye kuza bitwaje mandadari buri wa mbere bambona n'abapolisi babiri n'abaribu babiri bazana mandadari ngo tuje kugufata inde wowe sihora abona Jean de Dinamo ati yego ubwo muribu ngo mwambike amapingu ngenda ntazi ibyo ari byo ariko bagenda bantera ubwoba sinzi icyo mfatiwe nk'umuntu witabaga kuri ribu se mfatiwe iki ntabwo ngizi sawa ubwo nanicaye hagati y'abapolisi bafite imbunda barimo bambwira nabi ariko ndatuza nuko ntabwo banari mfite ahubwo nari mfite ubwoba nagize navuga ati se ubundi abantu bamfashe gutya ariko kubera ko umugabo twari kumwe nari mwizeye twari kumwe bamfata kuko iyo umuturage wa Kangondo afashwe muri ubwo buryo wowe icyo ukora nta kindi ntabwo yirirwa utabaza umuryango we uhamagara abanyamakuru nibura kugira ngo babivuge ajyanwa ahantu hazwi ubwo muri iyo minota 30 natekereje ko bari batekereza abantu bari bunjyane ndetse mu makuru namenye harimo no kujya kunjugunye wawa arikumva nayo narayamenye nuko kubw'amahirwe ngiye kwibona nibona Rwezamenyo ngeze Rwezamenyo bahise batangira kumbaza bo ibya message ati ndabyemera narabyemeye ariko ntabwo kwari ukuri kwari kugira ngo ndebe finali baranjyanaye ko message yanjye original nari nyifite n'ubu ngubu ndayifite ndayigendana urumva message yanjye original ndari nyifite ntabwo rero kuko ngewe ntabwo nshobora gukora ikosa ku muntu bagendaho gutya nuko ndangije ubwo mbona banjyanye muri rusange dore ngiye message yamfunze ngiye no original nipimishirijeho ndangije ndabihorera aho ku mutima navuga ati yaho umugore watewe bari bamufunguye agasanga abana kuko abana umugabo warafunze nibura abana bari bamufunganye n'akana k'amezi 6 muri gereza ze nyine Rwezamenyo navuga ati rero iyo abari bamufunguye nibura afite abana urumva mu rwari yari abana 4 nako ngako uwa 4 n'uwa 5 n'uwarera ngo abana be ni 4 bati yaba ari bamufunguye hunse covid yigeze ifunga ndi niko ngiye nibyo nahise bati covid yigeze ifunga ndi mbese mbica amazi ni nayo mpamvu nabaye nkugira gute nk'ubyemera ariko nari nzi ko nibigera hehe mu rukiko tibwerekana ibimenyetso ntabwo ati none se aho nipimishije ngaha message yanjye ngiye murambaza iki uwo mwafashe mugende mu mubazi nuko ndangije umugore watewe byose yari yabyemeye yanabisabiye imbabazi nuko ndangije tugeze mu bushinjacyaha ntabwo atariko ko murimo mu nshije cyacyo cy'ufatanya cya mu nyandiko mpimbano nafatanyije nandi ese ari hehe ntabwo ati ngewe message mpite nyibe babwa ati message yanjye no original aho nipimishije ni ivuriro rizwi Primo Clinique iba ikinyinya mugende murebe muri registre no muri machine yabo ni mudasanga ndimo mubone kunshyiraho ibyo byaha sawa ubwo bahita banjyana mu rwibanze umucamanza bambaye sinazi niba agihari bamburanishije arareba abaza ubushinjacyaha none se iyo nyandiko mpimbano muri kumuregiriye ko mutayerekana wapi ntibayerekane nambwira ati ngiye message yanjye irahari no original aho nipimishije yarahari ibyo rero byo kumbwira ngo nyandiko mpimbano no gufatanya cyaha ntabwo ngiye mbyemera icyo umucamanza mu rukiko rw'ibanze yarandekuye nambwira ati ubushinjacyaha twahubaje iyo nyandiko mpimbano bashinje horabona ntayo batweretse barandekura natunguwe n'iki rero nukuvuga ngo kubera ko bari barabuze icyaha bari babonye icyo bari bushingiro kugira ngo bamfunge banziza ibya Kangondo umutungo
ubwo urukiko rumfunguye banze kumfungura kubera ko abaturage nabwo ati igihe cyose umucamanza amaze gufata icyemezo mujye mwihutira gukuramo inyandiko ziri hard copy. Ubwo barahise bagenda kuko umucamanza yarusomye bahari bahita bakuramo hard copy baza kuri Rwezamenyo nabwo ati umuntu wacu wamufunguye ni mu muduyi banga kumfungura ndaramo ndayemo umuryango wanjye warahazindukiye. Ndashimira umupolisi wamfashije Rwezamenyo ariko izina rye ntago narivuga kuko hari n'abantu nabo bataba bishimiye akarengane bakora muri izi nzego. Arangije yahise abwira umuryango avuga ati nimugende mubwire mete atange ikirego abarege ko bamufunze mu buryo bunyanyije n'amategeko. Nuko bumvise abaturage batangiye kugira saa 5 nibwo bandekuye mbasabye ibyangombwa byanjye ambwa ngo umuntu bibitse ngo ntabwo ahari ndeba ko ndi bugende ntaranga muntu nta mbese telefone zo nazisiga n'ubundi nazisize icyo gihe. Ambwa ati none ndavuga ati none ndagenda nta byangombwa afite ugaruke nyuma ya saa 6. Nahise mbwira famille nabwo ati ntabwo ndi bujye kure ko ntabwo najya ikinyango nongeye ngaruke hano nyuma ya saa 6. Nuko ubwo ndangije tuba tuzerera ngo duhagaze ku muhanda gutya ku kaburembo natunguwe nuko kari akamodoka ka ribu ubundi tukita ka kontineri kaje gahita kurira amapave ahantu nari mpagaze ko ari abagabo batatu umwe avamo akuramo umutwe aramfotora. Ibaze Jado uramufotora kugira ngo bitangike. Urumva ko kumfungura misiyo yabo yari yapfuye. Ndangije ndataha ubwo ni ku itariki 29 z'ukwezi kwa 11 nari maze muri kasho iminsi 22. Bo saa 9 nsubira yonyine mfata bampera irangamuntu yanjye na perimi ndata ntabwo nahise nabwiye umuryango wanjye ati rero ntabwo ndara mu rugo ngiye gusenga ndarara mu masengesho. Bo mpamagara umugore ambwira ati ntabwo ndibuze ngiye mu masengesho. Kike nagiye nirariye mu masengesho natashye mu rugo bukeye kuri 30. Kuri 5 ushinjacyaha bwahise bujuririra message ya covid mon cher. Ngewe ndi kuzira message ya covid itarigeze igira umuntu n'umwe ufunga haba mu Rwanda no ku isi yose. Ariko ngewe kubera ko babuze impamvu ya Kangondo bari kugendera kuki ikintu kidafatika. Ubwo bamjuriye kuri 5 ku 9 njya kuri ribu bampa telefone zanjye ku 10 ngiye kubona mbona message urukiko runsaba kwitaba kuri 19 njyayo. Ngezeyo mbwira umucamanza ko ndashobora kuburana ntafite imyanzuro cyane ko nanagiye muri system imyanzuro ndayibura nta nukuvuga ngo ubushinjacyaha bwandeze nta myanzuro bushyizeho ubundi ntago bibaho. Yureze ugomba gushyira ikego kikajyana n'umwanzuro. Ubwo umucamanza ahitabaza umushinjacyaha kuki mutashyize umuntu umushinjacyaha yitwa Grace Mukankusi kuki mutamuhaye imyanzuro ngo irimo nyakubaha umucamanza. Umucamanza ajya muri system arayibura ngo simbona ntayirimo. Urubanza barushyira kuri 2 z'ukwa mbere. 2 z'ukwa mbere n'ubundi mazanyura kuri suberi ndareba nsanga nta myanzuro ariko no kuri telefone kwa ko nari narihuje n'ikirego ntayo nabonaga. N'ubundi nandikira mu urukiko wangu ati mutegeke ubushinjacyaha bomba imyanzuro. Ba nditaba ngezeyo n'ubundi umucamanza mubwira ko ntiteguye kuburana kuko ubushinjacyaha bwanyine imyanzuro. Abaza umushinjacyaha kuki mutamuha imyanzuro ngo imyanzuro iri muri system. Umucamanza yebye arayibura arangije ngo simbona ntayirimo. Umucamanza mwiza abarambwe ubwo yari umucamanza wa kabiri kuko nafunzwe maze kunyira imbere y'abacamanza 5. Arambwira ati umva rero wa mugabo we ngo ndakubwira nk'umuntu ufite ubumuntu nawe yari yamaze kubona ikihishe inyuma ngo unyure ku bushinjacyaha baguha imyanzuro ngo kuko niwo bihomberamo ngo nutajyayo ngo ubushinjacyaha bwo ntacyo buhomba kuko ngo ni leta ngo iyaba ari wowe wari gukora ibingi ubushinjacyaha buri gukora ngo nagombaga kuguhana. None mpita nibaza kuri bwa bitabera bwo mu Rwanda. None se niyo umushinjacyaha ari umuburanyi nkanjye kuki witegeko ritamana nkuko rimpana. Ariko numva nyina mbwiye akantu keza. Urubanza ararusubika ashyira kuri 19 z'ukwa mbere. 19 z'ukwa mbere ndasohoka ubwo narasohotse metre ntago ari yaje ndamuhamagara mubwira ibibaye.
metere arambwira ati ariko Jado ubwo ugiye ku bushinjacyaha ugasanga baguteza umuntu akavuga ko utaje umupolisi cyangwa umututse bakababonye impamvu yo kugufunga urajya bushinjacyaha gukora iki ko ari uburenganzira bwawe guhabwa imyanzuro. Bo ubwo nditahira ku 19 zigeze n'ubundi nyura kuri Suberi n'ubundi ndandika icyo bavuga ati ndasaba ko mutegeka ubushinjacyaha bukampa imyanzuro kuko kugeza n'uyu munsi butarayima. Ngo ntizazibaye inshuro 3 ndagenda ngeze ku rukiko sanga cyakora urubanza barushyize saa 7 nibaza ahantu ndi bujye saa 7 ubwo ndimo ndabyibaza ubwo inteko yari imaze kwinjira ndaguruka ngo nsohoke nibe ngiye kwicara hanze. Umucamanza ubwo yarabaye wa gatatu winjiyemo umugore ampamagara mu izina ngeze ku muryango nsohoka nguva ngo Jean de Dieu ngo gera hano imbere ndahegera arambwira ngo ubushinjacyaha bugiye kuguha imyanzuro ngo kugira ngo ugende uyinyuzemo amaso maze uzuburane ku rubanza ntongeye kurusubika. Ubushinjacyaha buyimpa gutya mu ntoki imbere y'umucamanza kandi barabizi ko ntabwo bikemewe ubundi imyanzuro yishyira muri system n'umuburanyi nakiregura muri system nge bayimpa mu ntoki tanje nambwe ataye ku rubanza mwashyize saa 7 ngo ninde bikubwiye reba muri system no kuri taburo d'affichage niko bimeze. Arebye asanga ni saa 7 ngo ke ngo genda ngo unyuzemo amaso ngo none ngo uzuburane sawa. Ndasohoka mbwira metere bibaye metere arankanga arambwira ati ubundi wajyaga gukora iki nabwo ati metere imanza baca umuntu adahari bakamukatira ntabwo uzizi nabwo ati nuko atari wowe sawa. Ndangije saa 7 zigeze umucamanza arampamagaye nigira imbere ndangije nabwo ati rero ntabwo niteguye kuburana nk'uko bireba iyi nshuro ni iya gatatu uru rubanza rusubikwa kubera imyanzuro none uyu munsi yayimpaye mu ntoki imbere yanyu ntabwo rero nari kuyireba ngo nange ntegura imyanzuro yo kwiregura. Nuko ubwo umucamanza aho umushinjacyaha ijambo arambwira ngo murabivuga iki ahita abwira ngo uyu mugabo umushinjacyaha nyine wo Marie Grace ariko uwo munsi naye nawe bati reka menye ikintu kihishe imbere y'ibi bintu njyana umunyamakuru Jean Paul Nkundineza nk'umuntu umenyereye iki ubutabera turajyana aramperekeza noneho umushinjacyaha aravuga ngo uyu mugabo ngo ari gutinza urubanza nkana ngo twamwubashye ngo imyanzuro tuyimuha mu ntoki ngo kandi no muri system irimo. Ndangiza ngira gutya ndabwo ati njya kwa mucamanza reba muri system nusanga imyanzuro bayishyizemo mbere ya saa 4 ndaburana. Mucamanza areba muri system asanga bayishyizemo saa 4 bati simbona mwayishyizemo saa 4 urubanza barusubika ashyira kuri 2. Ubwo kuri 2 njyayo haza mwundi mucamanza mushya ndanamusuhuza yitwa Twambazimana Eric twaranafunga mu yansanze Mageragere ari we nyine ku itariki 2 z'ukwezi kwa 2 winjiye muri dosiye yanjye y'urubanza arangije ku itariki 2 nazamuye inzitizi ntabwo ati rero kirego cy'ubushinjacyaha numva mutacyakira kuko ntabwo cyatanzwe mu buryo bunyanyije n'amategeko bwubahirije amategeko ahubwo cyatanzwe mu buryo butubahirije amategeko kubera ko bagitanze ariko ntibashyiramo imyanzuro. Umucamanza avuga ngo reka tujye gusuzuma iyi nzitizi kuri 6 nibwo tuzatanga igisubizo. Kuri 6 atanga igisubizo avuga ko ikirego cy'ubushinjacyaha cyatanzwe mu buryo bwemewe n'amategeko. Urubanza barushyira kuri 22 z'ukwa mbere. Ndagira mbereke inzira igana muri gereza 22 z'ukwa mbere ngiyeyo nsanga ndi bubarane saa 3 saa 4 saa 5 saa 6 saa 7 saa 8 metre avuga ati natwe turashaka kuburana. Noneho duhagurutse tugeze imbere umushinjacyaha ruhare arahaguruka avuga ati dosiye yawe urahabona Jean de Dieu ntabwo ari njye uyifite. Abwira mucamanza noneho metre aramubwira ati ngiye mfite urubanza saa 9 mu rukiko rw'ubucuruzi urubanza ni mu rusuki. Metre aramubwira ati genda ushake umushinjacyaha ufite dosiye mwumvikane. Bo metre agenda umushinjacyaha ari mu cyumba cya 3 ageze umushinjacyaha wa undi nyine Mukankusi Grace aramubwira ngo ubu imbere yanjye hari imanza 8 ngomba guhaguruka ndangije. Rwabaye sangahe saa 9 ariko
hari habaye mu masaa 9 zibura, ariko metere mu masaa 8 yinjiraga muri system agasanga mashini kagufunguka ngo yinjire mu kirego cyanjye, akabona perezida w'urukiko Adolphe akirimo. Metere akambwira ati Jado, ko mbona perezida w'urukiko ari mu kirego cyawe, ikirego kiri muri detention, ubundi perezida w'urukiko ikirego cy'umuturage nkawe akinjiramo gute? Arambwira ati barashaka kugufunga. Uwo munsi kuri 22 z'ukwezi kwa kabiri ni nabwo Dr Christopher yagombaga gusomerwa. Babagira ubusa bari bahari n'undi munyamategeko, bose urumva hari abanyamakuru batatu bose tuziranye. Metere arangije yarambwiye tujye hanze, tujya hanze dusanga abo banyamakuru. Arangije tabwa ati nge ndumiwe, abwira abo banyamakuru n'uwo munyamategeko ati nge ndumiwe rwose, ni gute ikirego cy'umuturage nka Jado kiri muri detention perezida w'urukiko akijyamo akakimara mu isaha? Umuturage nane umwe mu banyamakuru ntavuze izina niyo yasambwa ati rego ujye umenya ko Jado yabaye inzitizi y'umubyeyi, yafashe itako ry'umubyeyi Kangondo naho umubyeyi. Jado rero yabaye intambamyi yaryo, agomba kubizira. Ndatuza. Ubwo metere ambwa ati rero Jado ngiye mu kirego ngiye kuburana n'arefu ku rukiko rw'ubucuruzi, ubwo umushinjacyaha naza urampamagara nizaba nashoje ndaza. Sawa. Saa 10 ziragera, saa 11:02 nibwo nagiye kubona umuntu umushinjacyaha araje. Nanjye naye nahagumye kubera ko bamenyereye ko baca urubanza udahari bakagukatira, noneho utazi uko byagenze. Ubwo Eric Twambazimana mucamanza barampamagaye ngo ugira imbere uburane. Nari nsigayemo ndi njyenyine, ndahegera ndangije nzamura inzitizi. Ndabwira ati rero ntago niteguye kuburana kuko igihe nashatse kuburana umushinjacyaha yabuze, none aje metere nanjye yagiye. Eric arankanga ngo twe twatwicaye ndatuza. Abaza umushinjacyaha ambwira ati ikirego cy'umugabo kigomba kuburanwa ko gisubitswe inshuro nyinshi. Ubwo urumva zari zibaye inshuro zingahe? Hafi ubwo iyo ni ya 5. Nuko ubwo ndongera nzamura akabongo umucamanza ati ntabwo niteguye kuburana ndafite umwunganizi mu mategeko. Eric agira gutya areba hejuru, ngumva wa mugabo we ngo ngiye kugwa amahirwe yanyuma. Hirwa yanyuma sinari ngiye gupfa, ngo ejo mu gitondo saa 3 urubanza rwawe nibwo tuzaheraho. Yambwiye turakoze. Ndasohoka mpamagara metere yambwiye ati urubanza washyize ejo saa 3. Sawa, nzaba mpari. Natunguwe nuko kuri 23 ngezeyo nsanga kuri taburo d'affichage bafisha y'imanza naho ziri buranishirizwe, nsanga sindiho. Ndagenda nicara muri sale baraye bampereyemo rendez-vous. Ngiye kubona mbona hinjiye inteko, ariko mbona si wa mucamanza uje, mbona n'umushinjacyaha uje siwe. Ndiba bati se uranza barusubitse. Ariko muri cyagane ndimo ndabitekereza, nari ndi muri sale ya kabiri, mbona muri sale ya gatatu umushinjacyaha Gariase Mukankusi yinjiyemo. Ko nawe ati wasanga nka dosiye agiye kurebayo akaza. Noneho ya minota namaze nahagurutse saa 3:10 mpita nkubitana na metere hanze mubwira uko bigenze. Nambwa ati reka njye kubaza umushinjacyaha, nabonye yinjira mwa kiriya cyumba mubaze niba urubanza barusubitse. Ndagenda natunguwe nuko ninjiye muri icyo cyumba cya gatatu, nsanga umushinjacyaha n'umucamanza Eric Twambazimana nibo bonyine barimo. Eric yahise nkanga nyuka inabi nkinjira. Ngo ariko wa mugabo ngo ntago twari tubuye ku rubanza rwa tureraho saa 3. Ngo none rebuje saa 3:10 ningahe. Ubwo ngiye nkomeza musatira musanga imbere. Ndambwa ati ariko ngiye nahageze saa 2:15, ahubwo ntago nigeze menyeshwa aho urubanza rubera. Kuri taburo d'affichage ntago narindiho, ahubwo ngiye nategereje mu cyumba mwaraye mu mperemo rendez-vous. Ngo urubanza rwawe twarangije kuruburana byarangiye. Ubwo metere nawe barahageze. Metere atangiye kubaza ngo uje kuburana mwuke nabi, ngo uje kuburana. Metere ambwa ati reka dukurikize iby'amategeko asaba. Turasohoka mbaza metere bigiye kugenda bite. Metere ambwa ati tugiye gusaba ouverture, urubanza rusubirishwemo. Ariko tubanze banfotorere urutonde rw'abantu baburaniye muri iki cyumba cya gatatu bagiye kuburanira mu ndarufotora.
ahambwa ati tujye kureba perezida w'urukiko. Wa mu perezida wari uri mu rubanza rwanjye kuri 22 niwe tugiye kujya gute kureba. Tugezeyo metre barabanza batera brage kubera ko baziranye. Perezida amubwira ko nawe ari kwiga igifaransa kubera kazi icyongereza. Nuko arangije metre ahitambwa ati rero duhuye n'ikibazo gikomeye mu kino gitondo kimeze gute. Turamubwira mpita mfata telefone ndamuhereza ngo reba nyakuba perezida w'urukiko, reba ko mu cyumba umucamanza yaburanishijemo niba izina ryanjye ririmo. Arafata ntabwo yigeze ambaza ngo witwa nde kubera ko yaranzi. Mbo ubwo aravuga ati ndabona ntaririmo. Arangije agira gutya ngo ubwo ni amakuru make y'urukiko. Metre genda wandike urubanza rugomba rusubirishwemo, ariko numara kubishyira muri systeme umpamagare. Sawa, ndagenda tujya hanze y'urukiko turandika. Turangije turimo turandika metre amaze kubishyira muri systeme. Twagiye kubona tubona muri systeme hagiyemo ngo urubanza rwagomba kuburanishwa n'ubushinjacyaha na Ihorabona Jean de Dieu rwaburanishijwe adahari. Mfita mbona ibyo bagize gute ba nyine iby'umucamanza yabazaga umushinjacyaha n'iby'umushinjacyaha yamubazaga. Arangije umushinjacyaha hepfo ntago mbizi niba nakazanye ariko karahari, aravuga ngo umucamanza amubaza ngo mu byo musaba urukiko ngo hari ikindi musashaka kongeraho. Umushinjacyaha aravuga ngo icyo twongeraho turasaba ko urukiko rwaha agaciro ubusabe bwacu maze Ihorabona agakurikiranwa ari hanze. Tabireba fati none se umucamanza n'umushinjacyaha biburanishije barangije umushinjacyaha itansabira ko ngomba kuburana ndi hanze. Twebwe twari twamaze kwandika ibaruwa. Mbo kuri 27 ariho umucamanza bagomba kwanzura nyine urukiko rwanze ko urubanza rugomba gusubirishwamo. Ku 8 wandi twambaza Imana Erike abataye mu maboko ya RIB. Kuri 13 nitaba mu rukiko bashyize mu ndi mucamanza wa 5. Mbo ubwo ndaburana twavatira nubwo twandikiye urukiko turasaba ko urubanza rusubirishwamo, ariko twarebye icyemezo cy'umushinjacyaha n'umucamanza mu rubanza batuburanishije nyine tudahari. Icyo ubushinjacyaha bwansabiye n'ubundi no gukurikiranwa ndi hanze, twumva urukiko rwabiha agaciro. Ubushinjacyaha ngo twaribeshye mu kwandika. Metre arambwira ati ariko turasaba ko urukiko rwazaha agaciro ibyo mwasabye. Sawa. Ubwo umucamanza ahita atubwira ko urubanza ruzasomwa kuri 16 z'ukwezi kwa gatatu. 16 bararusubika rushyira kuri 21 z'ukwa gatatu. 21 z'ukwa gatatu rero narategereje saa 11:27 nibwo nabonye ko urukiko rwanze ko ngomba gufungwa ngomba gukurikiranwa mfunzi. Ndangije ariko muri kuri iyo tariki mu gitondo niriwe niruka ku mirenge itandukanye kuko hari amatestation nashakaga y'abana banjye bashaka gususha. Nza kubona message saa 3. Nuko cyakora ndavuga ati rero aba bagabo kubera ko iyo icyemezo cyabaye kuriya nshingiye ku buryo cyuma urukiko rwasomye urubanza rwe bamaze kugotiwe, ndavuga ati biwanjye bashobora kuba bamaze kuhagota sindi bujyeyo. Nirarira ku muturanyi kugira ngo mbanze kiriki ubwenge ku gihe ntegure gereza. Mbo nka saa 9 z'ijoro nibwo nabwiye umugabo wari wanshumbikiye ngo ati mperekeza ungende imbere muri metero 50, noneho uragenda nitujya kugera mu rugo winjire mu rugo banze urebe niba nta bantu bahagose uze guhita umbipa. Nusanga badahari wowe usokita ukomeza ntuzu nsanga ngo ndahita menya ko nta kibazo. Nuko byagenze, ariko umugore nampamagaye konje. Ndangije ubwo turagenda ninjira mu rugo. Ngeze mu rugo mbwira umugabo ati rero madamu ubu niteguye gufungwa. Sawa. Ubwo saa 10 nagiye kubona mbona uzi ko bazanye tata yo kumfata mu rugo. Icyo gihe nari nicanye n'abana, hari umuvandimwe wari unyohereje amafaranga arambwira ati mana we ibyaye birimo birambabaza ngo cyakora niba ukiri mu rugo akira amafaranga ugurira abana fanta. Abana bimaze kubabaza ese muranywa iki, bamaze kumbwira amaji bashaka kugura
mbohereje ngo bajye kuzizana. Bageze ku irembo bahita bakubitana n'abapolisi, bagaruka biruka ngo papa ngo baje bande abapolisi. Ngo nari nicaye mu rugo, nahise mpaguruka nicaye mu cyumba kugira ngo nambare. Ndimo ndambara nagiye kubona mbona bahise bangeraho mu cyumba. Ndajyana nababwire ko bagaragaje ko badakora kinyamwuga. Kuza uhita winjira mu cyumba cy'umuntu ntabwo uzi niba atasaze, ugahita winjira unyambika amapingu. Rwose narabagaye rwose pe, ntabwo mwakoze kinyamwuga hariya. Noneho ikindi cyambabaje, banyambitse amapingu imbere y'abana, mpita nibuka badusenyeye uburyo bari batugose n'ubundi abapolisi n'abadaso. Icyo kintu kitarava mu bana, mpita nongera ndeba iyo ntuza yinjiye mu bana banjye, birambabaza. Imaze kumbabaza, ubwo nabwiye umupolisi, abapolisi babiri, nabwo ati reka mbanze nambare nitegure aho ngenda hazi. Umupolisi aranga, cyakora hahise yinjiramo umuribo. Muribo bambwira ati none se mukuremwe amapingu abanze yitegure, n'umugore amutekerere ibyo agomba gutwara. Nuko ngo nta rufunguzo rufungura amapingu ufite, genda uruzane. Ubwo aragenda ajya hanze aho bene wabo bari, araruzana yankuramo, tegura utuntu ngomba gutwara kuko urumva ni mageragere nari ngiye. Nuko ndangije nsohotse, natunguwe nuko nasanze ari tatabazanye. Ubwinshi bwa polisi, hari uwababwiye ko Jado ndi ikihebe, ku buryo muza kuriya wagira ngo ni igitero mwaje gufata ikihebe. Giharana narabagaye kabisa, cyane ko nubundi uburyo nakurikiranwagamo nubundi byari bigayitse, nari birana nabyo narabigaye. Nuko ubwo bashyira muri tata, baranjyana nisanga Rwezamenyo, ndara Rwezamenyo ku itariki 23 bahita banjyana Mageragere. Ngo urwo rugendo rwanjye rwo kujya Mageragere. Utubwiye byinshi uko byagenze nyine, nyine uratuganirije. Mbese ubwo bivuze ko wazize message? Ni message ya Covid. Iti yarigeze ifunga umuntu n'umwe ku gihugu. Ni nabyo nabwiye umucamanza, ndamubwira ngo kuva Covid yagera mu Rwanda ningiye muntu ufungiye message ya Covid, kuko ryari ibwiriza ry'inama y'abaminisitiri rinagena namande umuntu warenze ku mabwiriza ya Covid agomba gutanga. Byari 10,000, bakakuraza no kuri stade, bakakubuza no kujya gukomeza service wari ugiyemo. Ningiye muntu wa mbere ugize gutufu wafungiye message ya Covid. Ubwo ro message ya Covid no yanjyanye Mageragere. Urakoze cyane kutuganiriza ku rugendo rwawe rwo kujya muri gereza uko byagenze. Reka twizere ko n'abantu babikurikiye. Turagushimiye cyane. Murakoze cyane. Iyi imbarutso ya demokarasi.